ariko zimaze igihe ziracyari ni impinduka zigenda ahubwo zigaragara ariko ntago zemejwe ntago ziremezwa yego kuko hari zigomba kwemezwa bikajya ku mugaragaro bikanasobanurwa bikandikwa no mu bitabo by'itorero. Ejo bundi tuganira na Pastor Shimi hari akantu yavuze numva kari mu bwenge yaravuze ngo hari uburyo ki tuzajya tumenyereza abantu gake gake uri kumva nitumara kubamenyereza yego abantu bagende babyakira bumva ko ari ibintu bisanzwe. Inkuru ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ADPR yadohoye yego ucyumva umutwe w'inkuru ubwo uhita wumva ko harimo hari ibintu yadohoye nyine hari ibintu nyine byari bifunze none yagabanyijemo gake. Bateguye igiterane ariko batumiramo yaba abahanzi n'abavugabutumwa n'ababwirizabutumwa bo mu yandi matorero mu yandi madini ikintu kitajyaga kibaho mu itorero rya ADPR. ADPR yateguye amasengesho y'iminsi 10 y'ububyutse mu bihe bya Pentecote. Aya masengesho yahawe intego igira iti kuzura umwuka wera no kuyoborwa nawo. Intego iri mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 nkuko twabivuze. Aya masengesho ari kubera ku itorero rya Ntora ku Gisozi arihariye kuko yanatumiwemo n'abahanzi bo mu yandi matorero. Abazayabwirizamo barimo n'umushumba mukuru w'itorero rya ADPR Reverend Ndayizeye. Yanatumiwemo abahanzi barimo Papi Clever na Dorcas, Emeo Uwimana, Christian Irimbere, Alexis Dusabe, René Patrick, Ishimwe Josh. Nuvuga ngo harimo abavugabutumwa. Mu bavugabutumwa nabashije kubona harimo Reverend Hortense Mazimpaka. Yego. Niwe muntu nahise mbasha kurema. Ubundi muri ayo mazina numvishe matatu. Ari muri dohora. Ubundi muri ADPR kugira ngo uzane mu tuntu dushyashya ugomba gushinga korali y'abantu bafite akazi cyangwa se abize n'abanyeshuri mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye. Intora rero nibo bagomba kujya batuzanira utuntu dushyashya kugira ngo twinjiremo neza. Sinakubwiye ko bo iyo ugiye kwasengera worship team umusatsi ubugeze ahangaha baba bari kugira ngo gutya ariko baduhengeka nka gutya ukabona ni ibintu byiza cyane. Josh Ishimwe azaza ati rumuri rutazima mahora tuyo none se twazamenyereza abantu ko umudamu wa Reverend Pasteur gute tutazanye Mazimaka babone ko nta kibazo ujya ko kantu nibyo none se abandi badamu bakwiye kwakira ko umudamu ari umupasiteri kazi kandi akabwiriza. ADPR ni societe ngari sibyo ku buryo no kuyitekereza wowe nk'umwana w'umuntu nawe itakwira no mu bitekerezo byawe. Sura nk'uwo mwimerere uri kuvuga uzi kugira ngo uzagere usibangane mu bantu bayo ntago byajya hasi imyaka 200 kuno mwimerere uyibonamo kugira ngo isibangane. Yesu aba yataragaruka imyaka 200 yahita kugira ngo ibisibangane. Buriya na muri challenge itorero rizahura naryo n'uyu mwimerere ushobora kubizana abantu bakaza rwose bakanakuzaho ariko ukajya urwana n'ingaruka z'icyo kintu kubera izi mpamvu. Yes, reka nanye gusuzaho dukurikiye ikiganiro ni Gospel Valley. Ntabwo twaduherutse Gospel Valley. Twari twaracumbitse ariko twagarutse. Nyuma y'iminsi myinshi cyane turongeye turagarutse. Abakunzi bacu twizere ko bahari. Turabasuhuje. Twarabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Raba ahandi bimeza bite? Ndaho ndashima Imana. Amen. Misi yashize na mazi minsi numva ntameze neza ariko bitari grave. Umeze ute? Nanjye ndaho. Urebye nta kibazo. Ndeba uri kuri murandasi urajya ari inkuru ushaka ko twifashisha. Amuvandimwe se ko niho hariho byinshi. Hariho byinshi rwose. Ariko ntacyo ndumva hari inkuru nshaka ko tuza kwifashisha. Yahindutse imihanda ejo bundi nari ndi gukurikira Pastor Balole. Umuyobozi mukuru wa RBA. Hajibwo ni RBA. Ari kuvuga ukuntu umupasiteri akwiye kubaho atajya ku mihanda nk'uko abandi bayijyaho. Yunze muri rya jambo njya kuvuga ngo isi isatuyemo ibice bibiri ya online n'iya offline. Rero iya online yo sigembo ni yarabaye agatogo. Byarivanze. Noneho umutinganye mukuru bamuzanye na
umva ngo bamwohereje ariko nta makuru ari kuri iyi mihanda. Uriya nta kintu muri kubonamo. Ngo yari amaze umwaka afunze ariko ushobora kuba aje mu kazi. Wumva yari amaze umwaka afunze. Ku makuru nakurikiye ni biri kuri iyi mihanda. Yego. Kandi yabasobanukiwe amakuru ya hariya banabayo. Bavuga ko hari ibintu bibiri. Yego. Hari uko afunga imyaka 25 cyangwa se agasubizwa iwabo. Ubwo uhitamo kimwe. Ubwo urumva rero nyine ubwo icyabaye nuko asubizwa iwabo aho gufunga imyaka 25. Yego. Komereza iyo uko ariko Roba wenda nuko tutanabiganaho bamugana nanjye akanugeze kwatekereza ariko karimo inyigisho ikomeye cyane. Sibyo? Yego. Kuko nk'umuntu wari uri hariya yafite aba kuri social media. Reka twereka tuvuge ko ubuzima yarabayemo cyangwa se ikigaragara yari afite ubuzima bavuga ngo mbega uri muri ba bantu wakwita ko yagezeyo. Yego. Kuko banavuze ngira ngo nko muri za 2019 cyangwa se 2018 azina hangaha. Bavuga ko abantu bagiye kumwakira timu yagiye kandi bari abantu benshi cyane nkurikije nanjye amafoto nabonye. Yego. Ko ngo buri muntu wese yahawe 50 mu bagiye kumwakira. Kandi utafitemo akazi kumwakira gusa ku kibuga cy'indege. Yahawe 50. Ubwo wenda nundi muntu wari kubimenya cyangwa se wahise avuga ati ikipe ndi kumwe nayo. Na wese ahita guhagasenga. Urumva ko hari ubuzima yari afite. Sibyo? Yego. Uyu munsi niba agarutse hano. Urumva byanga bikunze hari ibintu byinshi cyane ari buhombe hariya. Yego. Byinshi cyane. Urumva aho ngaho harimo isomo kuvuga ngo isi ni gatebe gatoki. Yego. Ushobora kuba uri hariya uyu munsi ariko ejo ukisanga intanga. Kuko ntekereza ko uyu munsi yaje ariko ntago ariko yabyifuzaga. Juste ntago ari byo yifuzaga. Sibyo yifuzaga. Ariko birangiye bimubayeho. Yego. So uyu munsi rero unumva sinakubwiye ko muri no minsi ndi kwiga ku gitabo cya Salomo. Cyitwa Umubwiriza. Yego. Ngeze ku gice cya 4 cyaho kivanga iby'umuntu aruhira n'ubusa. Biriya nibyo bita iby'umuntu aruhira ko ari ubusa. Kuri uwa kavuna. Kubira babyita kuri uwa kavuna. Bra evo hari umuntu abantu bajya bidoga. Ngo ejo ni heza. Nkabareba nkabata umuntu wese uzi ko atari muri Kristo Yesu. Ejo he ntago ari heza pe. Kanongera mbivugire kuri kamera. Ntago ejo ni heza ku muntu uri muri Kristo. Pe. Naho abandi bose uri kumva ubu nawe mu minsi yashize avuga ko ejo ari heza cyane. Uzi impamvu abari muri Kristo Yesu ejo haba heza? Ni ibintu bitatu: Umwuka Wera, amahoro n'ibyiringiro bifite ubugingo. Kandi Roba wamugana uvuza ako kantu ufite urumva ku bintu biri kuvuga yuko byatumye yoherezwe n'ahangaha muri ibyo ngibyo yarafungiwe. Yego. Harimo ibikorwa bijyanye na biriya by'ubutinganyi. Yego. Si uko Amerika yanga abatinganyi ariko hari ibyidashyigikira. Ubwo biba byarenze indengakamere. Kurumva harimo abashaka kwa ngo baramushinja ko yashatse kubafata ku ngufu hari ibintu nk'ibyo. Oya ngo hari n'uwo yafashe ku ngufu amunywesha inzoga arasinda. Amaze gusinda afata amashusho. Nyirayo rero yabonye ahita avuga ati ibi ntago nabyihanganira. So urumva rero nyine ni ingaruka y'iki y'icyaha. Ntago ubutinganya ari icyaha, ni ikizira. Nakubwiye ko ubutinganya ari ikizira ntago ari icyaha. Burajya utandukanye ikintu cyitwa ikizira. Hari ibintu bine nakubwiye bimanura Imana mu ijuru. Harimo ikizira, amaraso atariho urubanza, uri kumva? Donc kumena amaraso atariho urubanza, kurenganya umuntu wari we wese. Kabiri, isengesho ry'umukiranutsi, sibyo? Gatatu, umuntu wihannye mu isi. Yego. Ibyo bintu bihagurutsa Imana mu ijuru. Rero ikizira rero kiri mu bintu bihagurutsa Imana ku buryo ishobora kuvuga ati ntago ibi mbyihanganira. Ugira ngo se ubundi isi nta n'ikibazo yakagize, ariko ibintu bituma ahavuga ngo hazabaho n'imeruka y'ibihe ni ukubera ibizira biba mu isi. Ubutinganyi ni ikizira evo. Imana yangwa n'urunuka pe. Ashobora kuzana ntabwo ntabona amahoro nawe yamwambuye. Ari gihe abantu bari mu muryango w'aba LGBTQ bakunda kuvuga ngo muratuvuga n'iki cyose, niyo batabavuga bitewe n'ibintu mukora, Imana ubwayize yajya yimanukira. Si n'uyu wenyine n'abandi bari hanasanze bashobora kuza bakabatereka tukwakire, uri kumva tugufashe. Byanze bikunze abantu banga Imana bose nibayisenge bazapfa be kwibuka kabisa.
yewe iyo nendisije yego reka twigarukire ku byacu twari turimo dutangira nta kari gaciyemo ibyo bintu ngusigaye nabivuga nyine bakagukubita ngo akanyafu tuvuga gakeya reka tujye tuvuga gake twikomereze twikomereze ariko twavuzeho gakeya buri muntu ukunyujijeho akanyafu nubwo atakubabaza ariko aba kakunyujijeho bakakunyujijeho kandi wenda ariho wavuga uti umunsi abana bashobora kurya twiturize yego aha reka tugarukire ku itorero ry'umwuka ubu tugiye mu mwuka ibintu nk'ibyo itorero ry'umwuka itorero ryacu twinjiye muri ADPR oya se kandi iyo tuvuze itorero ry'umwuka rega nta ADPR nazo ushaka kubihakana nta nubwo mbyemeza simbihakanye sinanabyemeje so mu minsi ishize twabikozeho ibiganiro byaravuzwe hano kuri iyi mihanda ko hashobora kuza kubaho hashobora kugaragara muri iyi minsi impinduka mu itorero rya ADPR ariko zimaze igihe ziracyari ni impinduka zigenda ahubwo zigaragara ariko ntabwo zemejwe ntabwo ziremezwa yego kuko hari izigomba kwemezwa bikajya ku mugaragaro bikanasobanurwa bikandikwa no mu bitabo by'itorero ejo bundi tuganira na Pasiteri Shimiye hari akantu yavuze numva karimo ubwenge yaravuze ngo hari uburyo ki tuzajya tumenyereza abantu gake gake uri kumva nitumara kubamenyereza yego abantu bagenda babyakira bumva ko ari ibintu bisanzwe rero ibyo kumenyereza gake gake numva ari byo bikaze cyane kurenza ibyo by'inyandiko gake gake ku buryo abantu bahita babona ko ari ibintu bisanzwe ariko byanga bikunze bigomba kwandikwa mu bitabo oya nese tugiye kuvugaho natwe ariko hari recording tuba dusize mwisi so ibi biganiro nibigumaho yego ndaza kwifashisha inkuru yego iri ku kinyamakuru iyobokamana.rw yego inkuru ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ADPR yadohoye yadohoye yego ucyumva umutwe w'inkuru ubwo uhita wumva ko harimo hari ibintu yadohoye nyine hari ibintu nyine byari bifunze none yagabanyijemo gake yego ishobora kuba itafunguye ariko yagabanyije buriya muntu burya kudohora bitandukanye no kurekura uzuhuye n'umuntu uvuye Mageragere ari ku mbabazi za perezida ahubwo ataradohoye burya abadohoye uzi umuntu bakatiye 25 itatu yashirati kubw'imbabazi za nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu yego toka inji aba yadohoye ADPR yadohoye itorero rya Ntora ryatumiye abahanzi b'ayandi madini mu giterane cya Pentecote urabizi ko turi kwitegura Pentecote rero itorero rya ADPR Ntora ubwo ni hera ku Gisozi kuri Dove yego bateguye igiterane ariko batumiramo yaba abahanzi n'abavugabutumwa n'ababwirizabutumwa bo mu yandi matorero mu yandi madini ikintu kitajyaga kibaho mu itorero rya ADPR nyine yadohoye uzumva itadohoye gishobora kubaho wenda simbizi ariko ntago cyabaga cyemewe kuko mu cyumba nza abantu bajya kubwiriza aho baturutse mu yandi madini ariko ugasanga byakozwe mu ibanga rikomeye ku buryo na pasiteri avuga ati telefone muzizimye akenshi ugasanga ahubwo yego akenshi ugasanga banabwiye uwo muntu bakamuburifinga ko adakwiye kuvuga ahantu asengera yego niyo ngo mu bintu yitwararika ntakwiye uretse no mu rusengero n'inyuma y'urusengero ntibakwiye kumenya ahantu asengera urugamba kuri Mbonyi abantu donc abakristo b'itorero rya ADPR bagashaka kumutumira ariko hakazamo imbogamizi yuko Mbonyi atari uwo muri ADPR njye hari umupasiteri mwegeze kubaza ati buriya Mbonyi namutumira gute nabwo wamutumira ute se wamutumira ute nyine ko bizwi ahaje ntabwo wabona aho wicaza abantu icyo ni icya mbere kabiri bamirara bamenye ko wabazanye
wabuzanye ingwe mu mujyi ariko ubu noneho wamutumira kuva ba bosi yo hejuru batangiye kubyemeza kuko muri iki giterane muri iki giterane cyo kwitegura Pentecote umuvugizi w'itorero umushumba mukuru azaba ahari nawe azakibwirizamo urumva ko ni ibintu bisa nkaho ntituzajyanaho kamera ngomba kujya reka ngiye umenya ko ndi umwadeperi ngomba kujya ariko wabisaba ntabwo ari ibintu bidasanzwe yego banshatse nabwira Aime w'Imana tukajyana nk'umukameramani inkuru iravuga ngo nibutse abantu ko inkuru iri ku kinyamakuru yobokamana.rw icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aya magambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 ahavugwa inkuru y'ibyo Yesu yabwiye intumwa ze mbere y'uko azamurwa mu ijuru. Yego. Aya magambo yavuzwe ku munsi wa Pentecote w'abakristo bemera ndetse bakizihizaho igihe zaherewe umwuka wera nk'izindi mbaraga nshya zizabafasha guhangana n'isi. Ugendeye ku byo Bibiliya ivuga ni byiza ko mbere ya Pentecote abakristo bakwiye kujya mu cyumba cyo hejuru mu mwuka wo gusenga kugira ngo buzuzwe umwuka wera kuri uwo munsi, bityo bizatume bahabwa imbaraga zo guhamya Kristo bashize amanga ndetse no gukora imirimo n'ibitangaza. Mu gihe habura iminsi mike ngo habe umunsi wa Pentecote, amatora amwe n'amwe arimo na ADPR yashyizeho amasengesho yo kuyitegura. Ku rwego rw'igihugu ADPR yateguye amasengesho y'iminsi 10 y'ububyutse mu bihe bya Pentecote. Aya masengesho yahawe intego igira iti kuzura umwuka wera no kuyoborwa nawo. Intego iri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 nkuko twabivuze, biteganyijwe ko azatangira tariki ya 9 Gicurasi asozwe kwa 19 Gicurasi 2024. By'umwihariko aya masengesho azasengwa n'amatorero yose ya ADPR mu Rwanda. Aya masengesho aje asanga andi y'iminsi 21. Itorero rya Ntora ryatangiye ku tariki ya 29 Mata yo azasozwa kwa 19 Gicurasi. Urumva abo bazasenga hafi ibyumweru nka 3. Hizihizwa umunsi wa Pentecote. Yego. Aya masengesho ari kubera ku itorero rya Ntora ku Gisozi arihariye kuko yanatumiwemo n'abahanzi bo mu yandi matorero. Abazayabwirizamo barimo n'umushumba mukuru w'itorero rya ADPR Reverend Ndayizeye. Yanatumiwemo abahanzi barimo Papi Clever na Dorcas, Aime Uwimana, Christian Irimbere, Alexis Dusabe, René Patrick, Ishimwe Josh, New Melody, Nishimwe Jonathan, Hirwa Gilbert, Ishimwe Giselle na worship team y'itorero rya Ntora y'itorero rya ADPR Nyarugenge. Umuyobozi ushinzwe ivugabutumwa muri ADPR Pastor Claude Rudasingwa yabwiye Iyobokamana ko igiterane cya Pentecote ku rwego rw'igihugu kizabera kuri stade ya Yereka kwa 19 Gicurasi 2024. Ubwo nibwo amasengesho azasozwa. Yego. So harimo afishe ebyiri. Oya ariko ni imwe ni kuko niyo ni iki giterane nyine cy'imisi na y'imisi 21 y'itoro rya Ntora. Nuvuga ngo harimo abavuga butumwa. Mu bavuga butumwa nabashije kubona harimo Reverend Hortense Mazimpaka. Yego. Niwe muntu nahise mbasha kurema. Ubundi muri ayo mazina numvishe matatu. Ari muri Dohora. Aime Uwimana na Christian Irimbere na René Patrick na Mazimpaka. Ubwo abo nabo muri Dohora. Abavuga butumwa bandi ni benshi. Reka hari abo tutazi. Sinabasha kumenya abo muri ADP nabo. Mvuze nyine rega y'ahantu abantu 50 bateraniye tureba ifi nini. Ayo niyo mafi manini. Ayo niyo mazina aremereye. Aranga. Reka mvuge ubu buryo butatu. Sibyo? Yego. Abantu ntibakazajya banagira ngo turavuga kuri ADPR urukumva. ADPR nakubwiye ko ari inzira nk'izindi nzira. Sibyo? Inzigana mu ijuru. Oya. Ni inzira nk'izindi. Yo kurimbuka? Oya. Kubera akanyafu nzajya mvuga ibyanjye. Sibyo? Ni inzira ni idini. Sibyo? Yesu bigeze kumubaza bamwe ati tubwire idini ryo kuri. Ubwo nabo bari mu rugamba nk'urwinaha. Kuko kugeza uyu munsi abantu ntago baramenya idini ryo kuri. Yego. Kuna kuvuga ko ADPR ari ryo dini ry'umwuka, sibyo? Ariko Yesu agiye gusubiza neza. Aravuga ngo idini ry'ukuri ni rifasha imfubyi n'abapfakazi.
rikita ku bakene. rikita ku bakene, sibyo? Iryo ni ryo dini ry'ukuri. Ayandi madini yose ntabwo ari ay'ukuri. Kuretse babaye mu Rwanda harimo idini rifite iyo ntumbero nk'iyo Yesu yasize avuze. Impamvu yarababwiye gutyo nuko yari azi ko ntaribaho. Avuga ati idini ry'ukuri ni rifasha imfubyi n'abapfakazi, rikita ku bakene n'abatagira shingerugero n'abasuhuki, sibyo? Kandi mu Rwanda mu madini 200 dufitemo, 200 urugero arimo 200 arimo baramo bihumbi. aha ayo ni yayandi bigera muri 3. sibyo? Kuko Kigali ho ntihaburamo nk'icyatanu yonyine cyane. Umuntu arabyuka agahita avuga ati yada ministry, none sibyo? Sugira ngo usezerano mu Misiri imbere ntago tudashinze mu caci, sibwo urumva ntago twaba tuzi abandi bajya. Rega ibyo abandi baba bari gukora tuba tubibona, urumva? Yose nibura nta na rimwe rifite iyo ntumbero ngo tujye dusijya gusengera kwa kanaka. Nibyo bintu bakora, n'ababigerageje basa nk'ababebera, kandi niyo banabikoze baba babikora mu nyungu z'ibindi. Roba ako kandi ko ngiye kuvuga ntago ari kukubeshya. Hari benshi bitwa ko babikora, ariko atari uko babikora kuko babikunze, ari imibare. Hari ikindi kibyishimo. Genza umupasiteri umwe nkorana nabo benshi ndabazi. Urabazi? Nzi umupasiteri umwe kandi ni mama ukomeye hano, arabikora mu babikora. Umubyeyi mwegeze kumuhamagara, ngiye namuhaye nimero ye, ndamubwira ngo hamagara uyu mubyeyi njya mbona afasha abantu. Uzi ibintu yamubwiye vo? Yaramubwiye ngo ntago yamubyeyi ngo amurere, kandi yari kuri kamera. Intama w'Imana kiza ibyaha by'abantu sana. Rero reka n'abantu tubakureho urujijo. Nimukumve tuvuga ngo ADPR ntituzongere no kuyivuga, tuzanayihorere tuyihe uburenganzira bwayo. Mbona ari ukwivanga mu buzima bwayo, sibyo? Niba uyu munsi abantu bari gutekereza, ahubwo bo ikibazo gihari mu nzira babihisemo byo kubyereka abantu, niba binyuzeho bive mu nzira n'ibi biganiro birangire, aho kugira ngo bazane kamwe babonja, sibyo? Babwira ati rero imiziro yose twari dufite bitewe na viziyo turimo tuyikuyeho, sibyo byiza? Kubera izihe mpamvu? Reka me devoir nawe nyungwe devoir uzakora ubushakashatsi. Kicukiro hariyo kaminuza ya ADPR, ubu ntigikora, sibyo? Abenshi mu bayobozi bose benshi barangije, urabizi ko muri no minsi yari itegeko ryo ko umuntu utaragiye kwiga theology benshi barangije muri kaminuza iri hano Masaka y'Abangirikani, n'abandi muri New Life. Kuri New Life hari kaminuza ariko abenshi naha barangije, sibyo? Benshi barangije New Life. Abo muri ADPR. Abo muri ADPR benshi. Okay, birashoboka. Benshi. Abari muri New Life ni kuvuga abo muri ADPR benshi. Sibyo? Bamwe n'amezi birashize barangije kuyiga. Kabiri, aba bantu iyo tuvuze ngo Anglikani, ubundi iyo tuvuze Anglikani wumva iki? Anglikani? Saba porosos? Anglikani. Urumva harimo ijambo Angleterre. Sibyo? Ndaza kugera ahantu nshaka kugira ngo unyumve neza n'abantu bave kuri ADPR muyiveho. Niba mugiye mu ijuru, inzira ijya mu ijuru ica muri Kristo Yesu. ADPR muyireke rwose, kuko n'aba bazajyeho n'iki giterane azaba ari kivuga butumwa, bazuzuramo n'umwuka wera nta kibazo, sibyo? Anglikani n'abakatolike bo mu Bwongereza, sibyo? Donc iyo abantu bashinze kaminuza, sibyo, cyangwa seminari yo kwigiramo doctrine, yego, iyo kaminuza wigamo doctrine z'abo bantu. Uyu munsi rero doctrine z'Abanglikani zemerera abantu bose. Sinzi ni uri kunyumva neza. Kabiri, evo ujya wibaza impamvu ubwo we nagusengeramo. Abakristo mutsengera mu itoro rya ADPR, mujya mwibaza impamvu dusigaye dutanga amatangazo irukanyemo. Evo ujya ntabwo nakwirukana kandi turi kudohora. No sari imiziro mfite njyewe. Oya nayo nawe uraguhagarika. Ujya wibaza impamvu
dusigaye dutanga amatangazo mu gitondo mbere y'uko twayahinduye mbere y'uko tubwiriza ijambo ry'Imana. ni ukubera iki ubwo? Nanzemo akadovari. Iyo ni doctrine y'abakatolike, abangirikani b'abongereza, abakatolike b'abongereza. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndumva ari byinshi, mfite byinshi nakavuze, ariko urumva hari n'igihe twanga kuvuga kubera akanyafu, sibyo? Yego. Uyu munsi rero kuba bavuze ati René Patrick ngwino uririmbe, nuko hari igihe nka madamu ajya aririmba abonaga, uri kumva ukabona ahantu aramisha biba bimeze neza. Hagomba n'iwacu rero kuhaza akaturamisha tukumva ukuntu Yesu agira neza, sibyo? Kuko buriya René n'umuhanga cyangwa Christian iri imbere. Wari wajya kuri stage ye? Hari mu bahanzi ba mbere hano muri gospel bafite stage iryoshye. Agomba kuza rero kudufasha, uri kumva, kugira ngo twuzure umwuka wera neza, tujye mu mwuka wera neza, sibyo? Uyu munsi rero kuva bibohotse ubu biri amahire, tugiye kuzajya twakirana Bambonyi n'Abarine Gahongayire, nta kibazo kirimo. Abantu b'Intora, aba Josh Ishimwe, aba Josh Ishimwe bazaba harimo hariya, warahari. Ubwo urumva Ntora, narakubwiye ngo Ntora ubundi muri ADPR kugira ngo uzane mu tuntu dushyashya ugomba gushinga korali y'abantu bafite akazi cyangwa se abize n'abanyeshuri mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye. Intora rero nibo bagomba kujya batuzanira utuntu dushyashya kugira ngo twinjiremo neza. Nakubwiye ko bo iyo ugiye kwasengera worship team umusatsi ubugeze ahangaha baba bari kugira ngo gutya, ariko baduhengeka nka gutya ukabona ni ibintu byiza cyane. Josh Ishimwe azaza ati rumuri rutazima mahora tuyo kiriya giterane ngomba kukijyamo. Ariko cyane ni sawa, kiriya giterane ni sawa. None se twazamenyereza abantu ko umudamu wa Revera Pasiteri gute tutazanye Mazimaka, babone ko nta kibazo. Ujya ko kantu nibyo. None se abandi badamu bakwiye kwakira ko umudamu ari umupasiteri kazi kandi akabwiriza. Ariko reka nkubwire Roba, ntago ari kukubeshya, sibyo? ADP no kuzana uyu mudamu buriya Rutansi ari mu bapasiteri nkunda pe. Ntago ari kukubeshya, ndamukunda. Kandi noneho ikindi kintu wagira ngo ni umwadeperi ufite abantu benshi bazi ko ari umwadeperi, indangagaciro ze kabisa. Ubona ko mbega sinzi niba yarakuriye muri ADP, ntago mbizi. Arega bose niyo yabareza benshi, birashobora ko ashobora kuba yarikuriyemo, ariko ubona ko ari umupasiteri ugifite indangagaciro kabisa. Kandi buriya nuko wenda tutajya twemera buriya ngo nutarya urukwavu agemera ko ruzi kwiruka. Uko biri kose ADP hari umwimerere gifite. Roba, ibyo twavuga byose nimushaka muzavuga ibindi, ariko nge ntago nzabyemera kuko ngenda henshi. ADP nibura abantu bose kabisa baracyafite ijambo, baracyabwiriza ubutumwa bwiza. Ku cyumba za ngusengere ngo ngusengera muri ADP nuko nzi ko nibura hari agakiregeshwa bafite ko mu bumana, kuko hanze aha pe n'aya macaci njya mu menshi. Iyo ugiye ukayitegereza hari ahantu njya nko gusura nko mu nsengero zisanzwe ngiye kuvuga y'ubutumwa, uri kumva. Hari niyo mpamvu mbwira abantu ngiye sindi mu rugamba rwo kuvuga ngo abantu ngo nibava hano bazanga, no, nta kintu ngiye bimbwiye pfa kuba naramaze kumenya inzira n'ukuri n'ubugingo. Icyo mbwira umuntu navuga ati dore inzira ijya mu ijuru ica muri Kristo Yesu, dore norume zaho nizi, naho ibindi byo kuvuga ngo umwe avuye ahagiye aha, nge rwose nta rubanza mbifiteho. Iyo ugiye mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye usanga abahanzi bicaye muri urwo rusengero batumiwe nabahe muri ADPR, sibyo? Abavuga butumwa benshi bari aho ngaho, sibyo? Umuyobozi waho ngaho n'abandi bakeya na ba ADPR, sibyo? Nutarimo waho ngaho wenda uvuye mu yandi muri za caci zinahoze nkubwira, arakubwira ati mu buhamya ari kubwiriza ukumva akubwira ati nyikizwa nakirijwe hehe muri ADPR. Muri ADPR ADPR ni nka pepiniere, njya ngigereranya nka Rayon Sport. Akeshi ujya ubona ukura mu bwango ni nka Rayon Sport societe yayo. Donc ni societe nyine bifite abahanga. ADPR ni societe ngari, sibyo? Ku buryo no kuyitekereza wowe nk'umwana w'umuntu nawe itakwira no mu bitekerezo byawe. Sura nk'uwo mwimerere uri kuvuga, uzi kugira ngo uzagere usibangane mu bantu bayo, ntago byajya hasi imyaka 200. 200
kuno mwimerere uyibonamo kugira ngo isibangane. Yesu aba yataragaruka imyaka 200 yahita kugira ngo ibisibangane. Buriya na muri challenge itorero rizahura naryo n'uyu mwimerere. Ushobora kubizana abantu bakaza rwose bakanakuzaho, ariko ukajya urwana n'ingaruka z'icyo kintu kubera izi mpamvu. Icyambere barwanira mu mwuka no mu mubiri. Uburi nicyo kibazo. Ni nacyo kintu kizabagora. Kandi ariko reka nkubwiye Roba, ngiye nanone kubarwanira yaba mu mwuka yaba mu mubiri bose ngenda bumva. Ndabumva pe. Kandi banafite ukuri. Kuko abantu raje babwira ibintu imyaka 80. Ugiye kubihindura nyuma y'imyaka 80 harimo mukecuru bimaze imyaka 40. Kandi afite abana n'abuzukuru be ahora ajyana mu rusengero. Murava ku rusengero bicaze hasi ababwira ati dore. Nuvuga ngo birasaba ko ibi bintu nubwo tuvuga ngo biza gahoro gahoro. Aho wese akwa mugani bizaza gahoro gahoro. Ziraza generation zikavaho. Nk'ubu reka nkubwiye nkanjye nayo nsa amashereka yabo kuva nyivuka. Kugeza izi saha. Ubwo urumva uraza kuhita ufarumata ibintu nonse mu myaka 30 maze njyayo. Ariko noneho je nahereye muri Ekodime. Reka mfate ku rwego rwawe. Sibyo? Ushobora kuvuga utwena maze imyaka 20 ningahe ndi muri ayo mashereka. Nonka ayo mashereka. Yego. Ariko nibura hanze ahangaho uzi uko ibintu bihagaze. Ubona uko ibintu bigenda. Yego. Ugafunguka umutwe. Jewe mva ku mihanda ndabibona. Uyeretse no ku muhanda na hano burya kuba muri Kigali ukagera mu ishuri ukaba n'abantu bifite kuntu nyine bigira. Bikwagura. Fata umuntu wibereye iriya ibuzinga njwiri. Umaze iyo myaka 30 cyangwa 20 ningahe afite iryo toro none atazi naho ibihe bigeze. Atazi impinduka ziri ku isuko zimeze. Barahari. Yego. Tujye tuvugisha ukuri. Kandi uyu munsi toro mpamya ko ari bo rifite benshi. Nibo benshi. Urumva uyu muntu kuzamuhindura birasaba ko umutwara gakeya. Niwe wa undi rero uzarwanira mu mwuka no mu mubiri. Kankwe story kera kandi sizabyibagirwa. Korari yo mu rubonobono. Yego. Hari igihe hageze haba igihe cy'ububyutse sinzi niba hazi. Cyane rubonobono. Sasa rero bayitumiye iwacu ahantu bita mu Rukomo. Ibyumba. Urumva abantu b'i Kigali batandukanye n'abo mu cyaro. Baraza baririmba buzura umwuka wera. Harimo umudamu umwe wambaye rinete. Abakecuru bati bakajya mu mwuka bati ubwo bwibone kandi yirwariye amaso. Bazi ko umuntu wambara rinete ari ubwibone. Baramuga ati wayakuye mati nago ndeba. Uranyumva neza? Birangira umubyeyi yakuyemo kugira ngo amahoro agire gute ahine. Kandi akimara kuyakuramo babagiye mu mwuka ibintu bigenze neza. Uri kumva? Abo bantu bahinduririsha intambara. Fata urugero rwafe. Ubusure bakukigara abantu tubona bambaye amapantaro bakanyuraho utumini n'iki byose. Uzi ko hari ahantu mu cyaro ahantu uri kuvuga umwana w'umukobwa ashobora kujya yambaye ipantaro bakamwirukangana n'amabuye bamukubita ngo nindaye. Cyane. Roba wane nibutsa akantu nibutsa story yigeze kubaho. Yego. Pastor Cleophas barogeze kuza kutubwiriza hano mu Ruturusu. Yego. Nari ntarimuka noneho yari afite akayipad urumva rakazana agatereka ku gatuti. Yego. Ariko umva nk'umuntu ukuze yaba mu buryo bw'umwuka no mu mubiri ufite experience uredike. Hari ukuntu hita ubona ko byanga bikunze bishaka kugira. Yavuze ikintu kimwe. Yaravuze ati rero aka kantu yaze kugira kagusha karimo imfashanyigisho nateguye. Ariko fati ya iPad uyijyane pfiyo ngiye uyitereka imbere y'abantu bari bwumva ibyo uvuga. Nta komantere ujya ubona zijya zimbwira ngo ntuzogere gusoma Bibiliya yo muri telefone. Kandi ari kumvisha ikiganiro telefone ariko ari kumwe ati ntusome Bibiliya yo muri telefone. Uwo nawe arashaka ko yigishwa. Umusobanura impamvu muzaniye Mazimaka n'urugero Mazimaka si ikibazo nibyo nahoze ngubwira. Nabaye Irene pe nkanjye najya njya kureba Irene Kanoza kuririmba sibyo. Uri kumva? Ariko hari abandi bantu nyine mwasize kotopine mwinjizamo gake gake. Ngiyo uri kwinjizamo ubugira gutya. Ubwo bizabasaba nanone. Ntekeza ko ADP nayo ahantu kuzana urutansi yabitekerejeho neza. Nta muntu uzaza. Ari abarimo imibare yo ku rwego rwo hejuru. Ari imibare ikintu gikomeye cyane. Kuki batazanye Mbonyi bakaba bati Mbonyi bamuretse. Ni ikibazo. Kuki batazanye Julienne Kabera? Cyangwa Apotre Mignone. Cyangwa ngo Mignone. Aba bavuga ati nimubwira Apotre Mignone akaza. Barajya mu muhanda. Claude aba yabitekerejeho neza. Pastor Claude n'ushinzwe ivuga butumwa. Aba yicaye n'abacurabwenge akavuga ati
ariko mazima mazima nize ko nta Ninde hari urareka n'umuntu kuzava hariya atazi ko ari muri ndi torero. Ninde urarekarama ashobora kuzava hari abakristo batazi rwose ko usiye ko wenda abantu barasobanutse neza ko nta muntu utazi Mazimpaka. ariko mazima kumutumiye ibyuma ukamubwira bya bintu ukavuga ati ntugere uvugaho ntuvuge bya ntuvuge kuri Revera yawe byihorere kubita ijambo ryawe twemera witahire bavuga ati twafashijwe twafashijwe ari n'aba badeperi bafite gikomeye kugira challenge zabagora ariko kuba muri miliyoni 12 impinduka zose ziragora zose zabagora nibyo umuvandimwe ngo bakavuze mu kigano cyashize yavuze ati igihe leta y'u Rwanda yacaganya akatsi hano muri iki gihugu hari umuturage utarabyumvaga sibyo hari umuturage utarabyumvaga ko ari buve muri nyakatsi kuko yumvaga ko ntahandi hantu ari bujyeho akavuga ati se nzakuraho amabati nzagirana ariko uyu munsi bwira umunyarwanda ngo yubakishe nyakatsi yakwemerera biragoye niyo yaba avuka he hari umuperezida umwe yigeze gushyiraho siroga ni Mugabe aravuga ngo iyo ushaka gukemura ibibazo by'abanyafurika ntabwo umenera rimwe ngo uhite usukira rimwe uri kumva ugenda gake gake nta depere rero ino systeme ya gake gake mbona ari itazabateza ikibazo kurenza kubomora nkuko narindi kubivuga ahubwo social media nizo ziri kuyivangira nitwe turi kubavangira baratinze ubundi nk'iyi deal baba barayikoze 2015 ku buryo tuyinjiramo noneho tubaza abantu baramaze kugira baratinze ariko ntago batinze ayibo baratinze nose niba ari Izayi watekereje ntuza niba ari iyi ngoma Izayi yabitekereje iki gihe ntago bari bataraza ku buyobozi Izayi yarega barengana nimukaje nyine reka twemere karengana ariko byanga bikunze uyu munsi ni wihedinze system uyarayivugira ni wihedinze ntago ruri bumbwe ko iyi system abari bayiyoboye 2015 babyumvaga cyangwa bari kubyumva cyangwa bari kubitekereza batarabyumvaga nabyo ariko uyu munsi nibiza yahari akaba byumva ise no umuntu ujijurutse yego akavuga toke ariko nubwo ibintu bimeze gutya hari bikwiye guhinduka kandi ni wihedinze system akavuga toke system rero bigomba kuzamo gake gake cyane numva ariko nta ntuza afite jiste nanjye ngere kuba aho ziko bamaze gutsinda hat-trick ziko bamaze gutsinda hat-trick gute umugabo n'umuhanga byatari yamanje akubitira igitego kimwe Nyarugenge turavuga kwere turavuga avuga ati mwemuretse nzaba komikini urikumva ejo ndashyiramo ikindi cy'umutwe cy'abadamu mbere yari yaratsinze ikindi kimwe cyo gufata abasaza bashobora kuzamuteza akajagari urikumva ashyira ku ruhande tazamvangira ariko roba nanone reka ahubwo ngarukiye hano Revera Izayi uyu munsi izi mpinduka ziri gukorwa mu itorero rya DPR iyo bari abasaza nyine nige kuvuga ko baro yamaze kuyitwara kugira ngo ati ngewe hat-trick eske bari kutumiza impinduka ziba reka ntago aribwo twaye gutangira kubona umwijyane nanone wabonye ukuntu bamanje gushyiramo tamoro bari kugerageza baburana barababonye umuhenerezo baburanye kandi n'ubu nibarashyira n'ubu rega hari abaki nibarashyira hari nyine n'ibyo ngubwira ko yari akubisemo icyambere akubisemo ejo bundi cya kabiri cya Nyarugenge ejo bundi hat-trick iruzura uzi ibindi bitego kubitsinda bizajya biba byoroshye uzabyijyanamo wari wabona nuza championnat y'abadamu kuri ikipe nka Rayon Sport iba yakinnye n'indi kipe runaka ikayikubitanga ibitego 34 zira hat-trick nizo zari zikomeye naho ibindi byose numwa nese nk'iki nese tuzareka kujya muri Pentecote uzaze tujya kuri stade urebe ukuntu hazaba huzuye hari kuri Yerika hari aho ugomba kuba hagize gusa hari n'abandi bagiye batsinda udutego mbere uzima bari kuzana aba bahanzi bavuye hanze ngo baze badufashe haba nyine abo indani barazimijwe hari umuhanzi wo muri ADPR ukibona uri kuri nuza uri kuri top hamugariza ko ADPR ko nta bahanzi kigira kana bose bakuriye muri ADPR none byagenze bite ubundi hari kibazo nyine nako nagatego katsinzwemo kaba gashyizwe hari umuntu wavuje abahanzi muri ADPR kugira twegareka dufite ukuntu tubahagarika neza kwaje twabati nuzonye gutumira kanaka akajya yicara ategereje ko abantu umuhamagara gaheba tweze ni ngombwa ngo tujye kwiga tubipibiriya
ese bose babireba ubundi baramutumiye muri iki giteraniro. uriya wese ko ari ku rundi rwego, uriya niba ashaka bamutumire we nta kibazo. Igare umuntu bararenze inkombe, Theo bose babireba barenze inkombe. Ariko ubu se basirasi barihe? Ibya Yesu ni ku murongo se. Ariko nanone Roba, reka tujye tuvugisha ukuri. Aba bahanzi bo muri ADPR sibyo tubiziranyeho. Benshi kubera ahantu baba baravuye hari ibyo batanyuzemo, bagera hari ahita ikababana nini bagahita kubinyuramo sibyo, bagashaka kunyura mu byo basize inyuma. Ntabwo itorero rizicara ngo ribirebere no kurerwa nabyo birimo. ADPR none igira defo bakunda kuyishinza ngo irabyara ntirere gutese, kandi uyu munsi tuvuga ko ntabwo ijya iboneza urubyaro, kandi uyu munsi tuvuga ko muri ADPR ariho hantu nibura twizeye pepiniyeri nyine kubyara uva mu murongo hinjira mu ndi bakubita hejuru cyane bagenda. Urabona nka kuri nka Joseline Mukatete aba yakuze ariko umurongo ubona ko yavamo mama pasteur ejo uzaba mama pasteur muzima. Niba avuye hahita haza Zawadi avaho, hahita haza ba Esther bavaho, haza abandi gutyo, nta bintu byo kwirwa witaho hejuru cyane. Ko kantu ko kutarera ko karimo Evo ndabizi. Ariko ibyo ntaho bihuriye n'abari abahanzi, kuko bari abahanzi nabo bakomeje bakitwara neza. Abahanzi nabo ikibazo cyabo barabyimba nyine, nibyo ndi kukubwira. Nose ubu ntuzi nka ba Pasteur Mugabo, ko nera umuhanzi ukomeye se. Nose n'uyu munsi ntiyavuyemo mu Pasteur Rushema, se ntiyavuyemo mu Pasteur. Hari abahanzi bagumya kuba consistent nka ba Stella, nka ba Stella bakaba barakomeje umurongo. Naramusuje nabonye yageze state. Nizere ko azagaruka, ariko azagaruka atazatuma batwima visa. Stella ungaruke ni kwa Praying utazatuma batwima visa. Oya hari abagiye bitwara ukuntu bakarinda ibintu byabo sibyo. ADPR nini Nevo, ADPR nini, ariko reka twizere ko iki giterane cya Pentecote kizagenda neza. Yego. Kandi wa mugani wazashaka kuntu iki giterane gikavaringa, tuzajyayo tugikavaringa. Dushimiye na Pasteur Zayi rwose uri kugenda ukora ibintu neza ku murongo. Uko biri kose hari impinduka zikeneye muri ADPR. Wa mugani yarahugera ugasanga ukava yasa abantu. Hari igihe nyuma tuzagera imbere tukamenya ukuri. Nagomba kubikora kugira ngo Evo impinduka ugasanga umuvuga butumwa agiye ahantu. Oya kugira ngo wumve ibintu ibibazo byumva muri ADPR. Ugasanga umuvuga butumwa agiye ahantu kamera yari yashyushye kabisa. Urumva nibyo nari nkiri kuvuga by'intuza by'imyumvire nyine kiri muri ADPR. Ugasanga umuvuga butumwa agiye ahantu, bana hari abana b'abasore bari ahangaha wenda asanga umwana nyine uzi bigezweho yambariye agapano k'agacupa. Anyway ntago ngiye kugira ngo mbishimagize cyangwa ngizere. Ariko ugasanga wa muvuga butumwa aho kugira ngo ajye mu nyigisho yo yateguye, agiye kwigisha kuri wa mwana akanamutanga urugero akamuzana imbere y'abantu nyine kubera kurerwa. Ese mu by'ukuri burya biba bikwiye Evo umva ikibazo gihari. Kubera uko kuba muri ubwo buzima bakagenda banigishwa n'abandi babigisha iyo mico, bituma batamenya gusabana. Kandi urebe ikintu gitangaje mu isi y'umumana no mu mwuka, Imana itanga message ku bantu bose, ntabwo Imana yigitaye. Kamfate nk'urugero rwafi nk'uwejo bundi nari ndi gusenga, Imana ima message y'umuntu witwa Rigani, witwa Rocky n'uwitwa Plaisir sibyo. Urumva ko Imana ititaye kuri ibyo bintu by'abantu banira bati ima message yo kuzabaha sibyo. Ariko mu isi yo kwifundika ugasanga abantu bashyize amahame ari nayo yagenda bagonga buri munsi. Ariko niba mara kubikemura bamaze kuba nk'abandi bose, ibintu bizaba bimeze neza. Ni naho amazi azicayura, itoro rikicayura, uri kumva n'amadini akamenya imikorere yayo, kuko uyu munsi biba bisa bikiri vague. Ariko niba mara guhura bimaze kugenda neza bose bameze kimwe, nibwo itoro rizicayura n'amadini akamenya ko agomba gukorera ahantu hamwe. Kandi menya ko ari na agenda y'isi, agenda y'isi yo guhuza amadini. Ntago rero ADPR ni dini nyabake ishobora kwanga kubana n'andi madini. Icyo nacyo abantu bakwiye kukimenya. Hariho agenda yuko amadini yose agira gute yongera akabamwe. Yego. Roba ikiganiro cya Gospel Valley. Yari Gospel Valley.